hari ikintu kintangaje, ni ukubona Imana iri bukemure icyari kikuremerereye kuruta ibindi. Ijambo mfite ni rimwe, none birahindu. Iyo bikomeye wihebye ubabaye, iragutabara mutima we. Hari message mbwiwe, mugiye guhura n'umuntu wateguwe n'Imana. Munyumve, muhagarare hano muri batatu, muhagarare. Imana yambwiye ngo mugiye guhaguruka mu gusura abarwayi kwa muganga. Imana irambwiye ngo igiye kubafungurira imigisha mutigeze mutekereza. Shima Imana yo, shima Imana mutima wanjye, shima Imana, shima Imana, shima Imana mutima wanjye we, shima Imana mutima we, shima Imana, shima Imana mutima wanjye we. Hari ikintu kintangaje, ni ukubona Imana iri bukemure icyari kikuremerereye kuruta ibindi. Hari ikintu nenda kubaza, ari umuntu uremererewe n'ikintu kimugoye, uri hano nikiraheraho. Niba ari n'uburwayi nibwiraheraho, niba ari n'idene nirgiraheraho. Igikomeye kikuremerereye kimeze, ari umuntu wavuze ngo umusozi urumbaraye. Hari igihe ikintu kiza kigahagarara imbere yawe kikaba umusozi ugize ute, n'Imana iraheraho. Ariko hari abantu baje gusenga, hari abantu baje gusenga none se mwari muzi ko buri Imana itajya umuntu avuga ngo ndabimenyereye. Amagambo ya none ntabwo aramenyerewe, oya ntabwo aramenyerewe. None mbabaze, hari abantu bazi ikiyaga murakizi? Muzi ko abantu bamwe bashobora kuroba bagafata abandi bakabura. None se mbabaze, mu kiyaga amazi ntagera hose, ubwo se amazi agera isambaza ntizihagera, ariko bamwe bashobora gufata abandi bakabura. Uri mu bari bufate none. None se mbabaze, muri iki gihugu ndi harimo ijambo ryitwa akazi. None se waruzi ko kudafite abandi bagafite? Waruzi ko hari n'abari kugakora wowe diplome yawe iruti yabo bafite senior 6, wowe ukaba ufite university. Noneho bagakora bagakorera menshi, we nta nakugira. None se iyo Mana itanga amahirwe niri kuvugana nawe? Munyumve neza. Mbabaze, irindi jambo, Lazaro umunsi yazutseho niwe wari wapfuye wenyine. None se Lazaro we wanyumvishije ukanyita? Kuko Lazaro niwe wagize amahirwe yo guhura nande na Yesu. None se mbabaze, mwaje imbere yandi yabiro yagasoko kinyanya Mesi ya usezerano mwanyitabye se? Muri imbere y'agasoko k'imyenda, muri imbere yandi. Ijambo mfite ni rimwe,
none birahindu Imana yo, Imana mutima wanjye we. Imana mutima wanjye. Imana mutima we. Imana mutima wanjye we. bikomeye wihebye ubambaye biragutabara mutima we. munyemerere mpanure duhagaze ubundi mureke mbabwire ibintu bigira abahashyi. iyo umuntu ahaha asize imbabura yaka aha ahagaze nyumve neza, uje guhaha imbabura idacanye aravuga ngo n'ubundi nasize itaka. ndashaka none gutanga message y'abantu basize imbabura zibakana. umva, ibyo wakoze bikananirana, ibyo wagerageje bikanga, none si wowe, ni Yesu kwereka aho bikorerwa. Ruka amwandika muhandike, ahasigaye duhagarare nawe timu ihagarare hano. none turarangiriza rimwe. uyu munsi buri wese araba umuhanuzi wa mugenzi we, kandi ndashaka ko none umanika itangazo rivuga ngo ibintu byagize ute, birahindu. ariko hari abantu munyitabye muhari, wowe wandika ahantu uvuge ngo uyu munsi leta tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu ibintu byandika ahantu. Imana yambwiye ngo dukoreshe none muzi impamvu nayibaje ngo kubera ikirambwira ngo muri Imana ntoya, nanjye nk'Imana nkuru ndabahagararira. mwari muzi ko muri utumana dutoya mubasha guhindura ibintu bikagira ute, none urabihindura. mbwirira uwo muturanyi ngo birahinduka. timubizi ko ndi umwigisha n'umubwiriza butumwa? ntabwo mbabwiriza, simba bwigisha, ndahanurira ubuzima bwawe, kandi none bigomba kugira ute. hari umuntu uri bwicare, reka mbabwire igitangaza Imana ishaka kugukorera. nuko none mu bintu Imana igiye kuganira natwe harimo igitangaza. uraza kwakira ryari? uyu munsi. nsabye Imana ngo igutungure ukiri muri aya materaniro. ese birashoboka? birashoboka igutungure ukiri muri aya materaniro. ntabwo yagutungura. ngewe umunsi umwe Imana yarantunguye, turi mu butayu 12 na madamu, ndamubwira ndi Imana irambwiye ngo none iraduha amadolari. amadolari, murabyumva neza?
uzi Imana yarabitubwiye ryari? Imana yarantangaje, ntijya inareba ko bwijeyo. Ibivuga saa 11, ibikora saa 11 n'igice. Diferense yanyuzemo ni iminota ingahe? 30. Uwayaduhaye twari tumaranye amezi 3 twaraburanye, si inshuti yacu. Ubu yagiye yaba inshuti kubera nyine yatanze ako kantu. Ariko ubundi mbere ntabwo nari muzi. Yarahamagara avuga ngo uri hehe? Ndi Kigali Parensi nongeze mva 12. Ati nsanga ku isoko. Tugiye kureba dusanga envelope y'amadolari. Twari dufite ibibazo by'urusengero n'iby'urugo bikemuka uwo munsi. Erega utubazo twawe wowe ntibavuze ngo tujye tugenda dutondeka. Akambera, akakabiri, akakangahe, akagatatu. Nurangiza ukagira ute? Ugakanike. Ntabwo mwumvishije Imana ivuga ugira ute? Hari abantu baje gukanika. Ainya. Hano urakanika bikemera. Urakanika bikemera. Niko ntidukanika bikemera. Ayiwe. Umva ndinginga Imana iri teraniro ribiteraniro ryo gutungurana. Mubwire ngo ugiye gutungurwa. Kandi natabyumvuze kumubwira ati nge ndimuka nguva iruhande. Ubwo uri mu bantu badashaka gutungurwa ndumva utari tayari. Natakumva umubwire ati rero iri teraniro ni ry'abantu bari butungurane, reka uzaze kuwa 4. N'uburyo umuntu ujya umubwira uti niba uri mu bantu baje batari butungurwa, none iteraniro rya none riratungurana, umubwire ngo naharandeze yo kuwa 4. Bwana sifiwe. Iyo bikomeye wihebye ubabaye iragutabara. Yemwe mureke mbabwire Karere yararongoye kuwa 6. Karere yakoze mariage, none ga nawe yatunguranye muri amateraniro. Iyo bikomeye ubabaye iragutabara mutima we. Iyo bikomeye wihebye ubabaye iragutabara mutima we. Iyo bikomeye wihebye ubabaye iragutabara mutima we. Hari message mbwiwe mugiye guhura n'umuntu wateguwe n'Imana. Munyungu, iyo ugiye guhura n'umuntu wateguwe n'Imana ntuvunika. Avuga ijambo rimwe roho ikaruhuka. Vuga ngo roho ikaruhuka, roho ikaruhuka, mutima ukaruhuka. Ijambo rimwe gusa. Tukeneye amagambo menshi, ukeneye ijambo rimwe umutima ukagira ute? Biraba. Luka, mwandike muri Luka 5. Yesu arobesha ifi nyinshi, niko amagambo avuze. Yesu arobesha ifi njeya. Siku ya leo ni kuloba. None uyu munsi wa none nukugira ute? Kandi turaryo Yesu aturobeye. Bwana asifiwe. Erega buriya iby'Imana nukwizera. Iyo utizeye usa naho utari guhaha. Kandi bangana rimwe asamura uruhago rwawe. Nutarwasamura birajya bigwa inyuma. Nurwasamura biragwa mu mufuka. Kandi abatahana gahunda nabahashye bikagwamo imbere. Bwana asifiwe. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yesu yarahagaze mu kibaya cy'inyanja iya Genezareti. Nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato 2 atsitse ku nkombe y'inyanja. Ariko abarobyi bari bayavuyemo bamese inshundura zabo. Yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsuraho hato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Arangije kuvuga abwira Simoni ati igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Umva ijambo. Simoni aramusubiza ati databuja twakesheje ijoro dukora cyane nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ugize ute? Ubundi ibyo nibyo jambo ngiye guhanuriramo. Kuko ari wowe ugize ute?
mwiryo jambo gusa ubwo ari bugize uti bivuze ubundi ijambo ryose rigira imbaraga bitewe mpagaze hano mu cyimbo cya Kristo kuza kuvuga ijambo rihindura ibintu, riza guhindura ibihe, riza guhindura situwasiyo urimo. Ubwo ari wowe reka njugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane ndetse inshundura zabo zenda gucika, barembuza abagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi bituma yenda kugira ute mwakire neza ijambo ry'Imana. Esteri 1 Esteri 9 ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adar, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niko munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko bigira ute birahinduka. Abayuda abari bo bagira ububasha ku banzi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mufate Bibiliya zanyu muzibumbe. Hasigaye ukore ahantu hoge noted, genda ukora noted, noting to verse, nurangiza ubika ahantu. Reka mbasabe mwe mwicare iminota mikeya ababaguma. Hari ijambo nabwiwe kuvuga. Mwe mugume hano. Imana guhindura ibintu biterwa n'impamvu. Impamvu ya mbere, iyi Imana ishaka kurema ishimwe mu bantu kugira ngo icyubahiro kibi cyande icy'Imana kitabaye icyabanzi b'Imana. Icya kabiri, iyo wigiye kubikorera ishaka kugira ngo amarira yariraga ahinduke ibitwenge. Icya gatatu, iyo ishaka kugira ngo umuntu azabe umutangabuhamya wo kujya kuvanga Imana yacu igize ute irashoboye. Icya kane, kugira ngo umuntu azakomerane n'Imana igihe kirekire ifata gahunda yo guhindura ibintu. Muri ibyo bine hari icyo wumvishijemo? Ntabwo irabigukorera kuko uri umukristo cyane, nta nubwo ari uko wiriza cyane, irashaka kukuremera ubuhamya bushya. Hari umuntu byakiriye? Mbabaze, mwari mwabona mu gitondo izuba rirashe rirasa hari havuyeho ijambo ryitwa ijoro. Imana irashaka gukura ijoro mu buzima bwawe. Ijoro rigira amasaha yaryo, n'igitondo kikagira amasaha yacyo, amanywa akagira amasaha yacyo. Imana irashaka kukwinjiza mu gitondo. Ahantu yicaye umuntu uri wenyine ashaka uburyo aza kwegera mugenzi we, kuko ndashaka kuza kubwira uwo muntu Satani yishe umutima, ukamubwira ngo none n'umunsi wo kuzuka kwawe. Ntagire uwicara wenyine, ntuze kwicara wenyine rwose. Yesu yagiye kugaburira abantu arabwira ngo mugire ute mwegerane, kandi umurongo ku murongo, ijana ijana, ntimugashyiremo umwanya. Metero twayivanyemo leta yarabitwemereye. Yesu yasanze abigishwa ku nyanja. Munyumve neza, abasanze ku nyanja asaba ngo Petero atsureho ubwato yigirehe imbere. Ijambo bita kwigira imbere risobanura iki? Riramubwira ngo va mu kiziba, kuko imuhengeri niho haba amazi meza. Kandi nkwibutse ko ahantu hitwa hafi ku nkombe ibintu byose birahajagajaga, n'imbwa zirukamo, ibintu byose ku nkombe birahiruka. Ariko bavuze ngo igira imbere hajya bazi koga. Ikintu cyose kitazi koga ndikijya kijya imuhengeri. Byose bikinira ku nkombe, imuhengeri hajya ubwato bureremba, hakajya inyamaswa izi koga, hakajya ikintu cyose kizi kugira ute koga. Ikitazi koga kiba ku nkombe. Uva nkubwire, Imana yambwiye ngo mwiri ijambo igiye kukuvana aho abadayimoni bagufatiraga, aho bagutobatoberaga. Yes, hari urwego ugeraho n'imbwa zikajya zikurebera hano, kajya zigira gutya, ntihari yageze ntimujyeyo, nimujyayo muragwayo. Muzarebe, mujya murebana mo filime ya nani ya Nacho, ziriya za chano za Nacho. Hari udukoko tujya tugaragara
twiruka twagera ku mazi tugahagarara tukareba tipa agiye mu mazi wana ntituri bugeyo. Imana irashaka kugushyiriraho bariyeri. Ivuga ngo bariyeri. Iyo Imana ishaka gushyiraho bariyeri bishaka kugira ngo ivugane nawe wenyine. Petero arabutsura, abutsuye bigira imuhengeri, arabwiriza, abwiriza bamubyigaga bahunze. Muri uko kubabwiriza munyumve neza, ari kubabwiriza babwira ijambo ry'Imana, ngo ararangiza abaza Petero ati Pete nkubaze, iri joro mwarobye? Ati yego. Hari icyo se mwafashe? Ati usibye n'iri joro ukwezi kwashize twararobye ntacyo twafashe, mwaka ahubwo urarangiye ntacyo twafashe, kandi nukuri turagerageza. Petero yabivugaga ari umuhanga mu barobyi. Reka mbabwire, mwari muzi ko ushobora kugira diguri yawe uri umuhanga ufite ubwenge iriho amanota meza igapfira mu kabati. Umva wirirwa online kuri internet, wirirwa ureba akazi bashyize ukapplying application zawe zose ugashyira ahantu hose, ugategereza bagahamagara abandi ukagira ngo yewe wenda baguhambye uri muzima. None iyo uhuye n'abandi barakubaza ngo ese ukorahe, ukasama. Kandi mbibutse ko ubumenyi bwose wagiriye utabukoresha urisupirima bwonyine. Ubu uyu mwanya hari abantu bicaye hano batakizi icyongereza ku rwego rukwiye, barakizi. Kubera iki? Barakizi ariko bajya kukiryamisha mu garderobe, mu kabati, muri mari. Murabyumva? Petero aravuga ngo ijoro ryose twakesheje, siri gusa n'iryo ubwashize nta kintu twafashe. Aramubwira ngo kuko wandije ubwato gusa. Yesu aragusaba ngo umutize umutima. Murahari? Ni umutima gusa ashaka. Wemere uzane iki? Umutima. Ntagusabye ifaranga, yewe ntagusabye ikindi, zana iki? Umutima gusa. Aramubwira ngo kuko wandije ubwato nkabuvugiramo nkabwicaramo, subirayo aho waburiye Yesu. Mureke mbabwire, mugiye kubonera ahantu mwari mwaraburiye. Ariko ngiye nkunda abantu bakira. Murahari? Ugiye kubonera ahantu wari waraburiye. Petero aravuga ati nukuri ndi umuhanga muri ibyo bintu uvuga, ariko bwakeye pe nta kintu nafashe. Ariko avuga ijambo rimwe Imana ishaka kuvuga, ubwo ari Yesu ugize ute ubivuze. Reka mbabwize ukuri, none hari umuntu Imana igiye guha akazi. Ryari? Hari umuntu uvata pastor ashaka kuvuga ngo naho Imana yakingura amarembo y'ijuru, ngewe ndinginga Imana ibigukorere uzamwara ari wowe. Uzamwara. Yes, arabana Imana itabara ati burya natashye ndanizeye. Ukwiriye kwizera ijambo ry'iki? Ry'Imana. Ubwo ari Yesu ubivuze. Reba uwo muturanye ubwire tubwo ari Yesu uri kuvuga. Reka mbabwire iteraniro rifite umugisha. Ni iteraniro Yesu arimo. Kandi nakomeje mbwirwa ngo yahageze. Se namwe mwabonye ibimenyetso ko turi kumwe n'Imana? Mwabonye ibimenyetso ko turi kumwe n'Imana? Nyumve neza. Gukora ni none. Isaha yawe ya. Reka mbabwire ibintu Imana ishaka gukora. Hari umuntu kandi ndaje mbakoreho. Mujya mwemezwa n'ibimenyetso. Ndabakora uko mfite amaso yerekwa. Imana yambwiye ngo irashaka kugukiza igisuzuguriro umaranye imyaka miremire. Icya kabiri, uragira amahoro. Uragira amahoro yahe? Yo mu mutima. Urayagira none, apana kera. Ryari? None. Dawidi yaravuze ngo nzajya ndyama nsinzire nizigure kuko Uwiteka ari wumpa amahoro. Imana irashaka kugukiza icyari kikubujije. Ntabwo nyumvishije. Imana irashaka kugukiza icyari kikubujije.
hari ibintu bitatu. Mbwirwa ikintu cya kabiri, Imana irambwira ngo irashaka gutabara kugira ngo abantu bongere bave mu majune, kuko hari abantu bibaza ngo niyo yabivuze cyangwa siyo. Irashaka kwemeza ko ariyo. Icya gatatu, Imana irashaka gushyira iherezo uburwayi. Urarwaye, urashyirwaho iki? Uraribwa, birashyirwaho iki? Abana gukomeza. None Imana irashyiraho iki? Iherezo. Hari igihe Imana ivuga ibindi igihe kirekire, hakabaho umunsi rivuga ngo iherezo y'ikintu rikarangira. Icyanyuma, Imana ishaka kugutabara ukajya uhamya. Bwira uwo muntu ngo ugomba guhamya. Uzi ko hari akazi gashya Imana igiye gutanga hagati muri twebwe, akazi gashya. Kandi ntuze kuvuga ngo ko nari ngafite se. Ese wowe urahembwa amafaranga atavamo. Uzi gukora akazi ukajya uhembwa amafaranga ukajya n'ay'inzu kwishyura bikaba ikibazo. Hari abantu bafite akazi karutwa no kutakagira. Kandi none ndahindura ibintu. Imana iguhaye gutegeka uri umwana wayo, urabitegeka bigakunda. Icya kabiri, uratekereza ko ubayeho usenga udafite ibimenyetso by'Imana, wowe amasengesho yawe yavuga ko agira imbaraga? Imana irashaka kuguha ibimenyetso bifatika, bigaragara, bikomeye, kuko ari Imana ishobora bingahe. Petero nta kindi yarakeneye kubwirwa ngo Pete, aho wananiriwe menya uwo muhuye ko ari umuntu udasanzwe. Iyo uhuye na Yesu, umuhamya wa Yesu. Dufite abahamya ba Yehova. Rega buriya reka bavuge ko bahamya Yehova baramuzi nyine. Rero wowe Yesu arashaka ko muhura ukajya kumuhamya. Ninjye wa mugore, ninjye wa musore, ninjye Karera Damascene, ntabwo mwamubonye. Ubu yagarutse rega. Segira gutya turebe ibumoso, apana iburyo, dore tumurebe. Muratekereza ko kiri ari igikomo? Niba ari igikomo, niba ari iki bayita alliance. Alliance mu Gifaransa, Kinyarwanda ni isezerano. Ariko isezerano ryasigaye mu rugo, kiriya ni ikimenyetso cy'uko afite iki. Ongera uzamura imbere y'abakobwa n'abasore. Abakobwa barasetse bati yatuvuyemo we, yavuye mu kiciro agiye mu kindi. Irega iyo turi imbere y'Imana uva mu kiciro ukajya Bwana sifi, ariko nta muntu wabyumva avuga ngo amen. Amen. None tureke icyahariya. Imana ishaka kukuvana mu kiciro kimwe ikagushyira mu kindi. Yewe no mu Rwanda tugira ibyiciro by'ubudehe. Habaye icya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu n'icya kane. Kuki utavanwa muri kimwe ngo ujye mu kindi? Yes. Ngewe nigeze mba ndi mu cya kabiri. Kandi icya kabiri kirasa n'icya mbere. None ubu ngiye kugera mu cya kane. Muragira ngo ndoroshye? Ngiye kugera mu cyiciro cy'ubudehe cya kangahe? Cya kane. Nzagera no mu cya gatanu. Niba ni cya gatandatu kibaho nzakigeramo. Kuko Imana yanjye irabi. Iyawe itabishoboye bayihanganire n'inyandege nke. Ariko iyacu igize ute? Irabishoboye. Kera abantu bajyaga batwigisha bakatwigisha nabi ngo ni ubutumwa bwo gukizwa ugapfa kajya mu ijuru. Urasiganwa nande? Asiganwa nande? Ko gupfa atari ukurushanwa, urwo ko tutajya turusengera ngo ruze niruza ruzatujyane. Ariko dufite ibyiringiro byo guhindura no guhinduka no kuva ahantu tukagera ahandi no kuva ku rwego tukagera ku rundi, kuko ubukristo budahinduka ni zero. Ntabwo ari byo. Abamisiyoneri batubwirije ubutumwa nabi, batubwira gukizwa gusa, ariko ntibatubwira kwizera guhindura isi. Ndagira ngo ngubwire, Imana irashaka kuguha kwizera guhindura ibintu. Amen. Kandi Yesu yarabyerekanye. Umugore umwe yarabyiganye, arabyigana, aravuga ngo ningora ku nshunda z'umwenda we ndakira. Abandi bamukandagirana birirwa mukanyaga, nta gitangaza babonye. Ariko umugore wizeye ko nakora ku nshunda gusa
arakira. Yarakize cyangwa ntiyakize? Dufite ikiruta inshunda. Yesu ahagaze muri iri teraniro. Yesu ahagaze muri iri. Ikirakubera ikimenyetso nuko Imana ishaka kugukiza wari umutwaro wawe. Vuga ngo umutwaro nazanye ndawusiga. Umutwaro wazanye urawusiga. Ese kare iriya ndirimbo ivuga ngo kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ugutururuke ngo tuzabane mu ijuru ihane. Mureke mbabwire ijambo rimwe. Iyo wihaniye umutwaro ukuva ku bitugu n'indi mitwaro iragwa. Ntabwo Yesu adukiza ibyaha gusa, adukiza n'imitwaro yindi. Uw'indwara uragenda. Ntabwo munyumvisha. Vuga ngo uw'indwara uragenda. Hariho umuntu ndi kubona Imana igiye kwikiriza burundu hari inyuma. Yego Vedasi nimumukomera amashyi yaje mukozi w'Imana. Haguruka mama. Uyu Imana yambwiye ngo nkubwire ikurinza ubumuga bw'umugongo. Kandi Uwiteka arambwira ngo uko bifuje ngo uzasare uzasaza udasaze. Ndabwirwa Imana igiye gufata ka business kawe k'ubucuruzi ufite, igiye kugaha umugisha agataro kagiye guhinduka indege. Mbwirwa ikintu gikomeye. Imana irambwira ngo muri iyo nda Imana ikuyemo diabete. Yes. Niki bakubwiye cyari mu gice cy'inda? Wagiye kwa muganga nta kintu bakubwiye? Dore Imana irambwiye ngo imurinze kugira ikibazo cy'inda kikaza ari igice cy'amazi, bakajya bavuga ngo afite igice cy'amazi menshi mu nda. Nabwiwe ibintu Imana yanjye. Imana irambwira ngo nkubwire uru Rwanda ruzakumenya n'urubyaro rwawe ruzamenyekana. I Burayi uzamenyekana. Murakoze kutamenya ikinyarwanda neza. Yes. N'ubundi uzavuga icyongereza cyinshi. Imana yambwiye ngo dosiye y'umugabo wawe yemejwe ubu tuvugana. Haleluya. Agiye gukomera. Agiye gukomera. Uzajya ubura umwanya wo uzamwihanganire nyine. Urabizi ko mukunda kuvuga ngo mba hafi gera hano gera hino. Hari umunsi ugiye kuzajya umubura akazi gusa. Kandi muri kumwe kuko uko wabonye agiye Imana iciye inzira nawe uzagenda. Tugufite igihe gito. Johnson yaragiye, yuriye indege yaragiye, ariko nawe iminsi igiye kuza bigiye kuba. Imana irambwira ngo mugiye gukorera amafaranga menshi, mugiye guhembwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 15 na 20 by'idolari ku kwezi. Hagati ya 15 kugera ku 20. Apana by'amanyarwanda, mvuze iby'iki mama? Hari abantu barakaye. Murababaye? Murababaye? Ngo mu rusengero aba banyantu bagira ishyari. Imana ijye barinda myuka bayishyari. Imana igiye kugukomeza. Tugufite amezi magufi cyane. Tugufite amezi make cyane. Ni make. Hanyuma uhereye none buri munsi uvuga ubutumwa kugira bugushiremo. Uzagende ntabwo ujyanye. Niko bimeze. Ugomba kubuvuga bugushiremo. Uzurira indege utabwuriranye indege. Uzagenda utanga ubwahandi ubwahano waraburangije. Nutinda kubuvuga uzatinda kugenda. Nicyo gitumye Imana yamubujije amahoro ngo vuga birangire agende. Nutinda ari biratinda. Buri wa kane no ku cyumweru mumushakira akanya vuge. Nujya kurangiza Imana izakubwira ngo ibyo nari naguhaye birarangiye. Tuzagwerekeza ku kibuga cy'indege. Reka dukomere Yesu amashyi. Hanyuma amasengesho uri musenga Imana arayumvishije. Iminsi isigaye ujye urya neza ku mugoroba ukubitemo agafiriti. Uvuza ko nkunda, niba ukunda agatogo ujye urya agatogo. Yes. Imana igiye yasubije, yarakumvishije kandi bigiye gutungana neza.
mbwirwa umwana wawe wa gatatu Imana irambwira ngo imurinze igitero cy'uburwayi agasa naho afashwe akajya kwa muganga ariko bikakubabaza bikagutera igikomere. Ararwaye umva ari kumbwira ngo ararwaye ubu nyine tuvuze yakize nta bintu bya kera. Oya nababwiye ngo ibintu birahinduka ryari none. Wamusize arwaye uramusanga ari muzima. Ibintu ni ryari ni none. Hahirwa abo ndahanurira ryari none. Ubwo ndahakoraho afite ibibazo mufite ubwoba ati pastor nanjye umbwire ndaje. Iyo nahawe ndabitanga sinjya mbijyana. Amen. Hari ikintu ushaka kuvuga muri aya materaniro mwebwe mwasenze ni ukuri mbarahira Imana nkorera yambamagaye hari impinduka zikigiye kuba. Itegure kadastere nziza ikizu cyiza gifite toilette 3 gifite amadusha 3 ikizu yo. Reka nkubwiye guhera none Imana itegetse gutunga ikinyabiziga byihuse kandi Imana irambwira ngo ntuzongera n'umunsi n'umwe kongera gufata ubusa. Gufata ubusa birarangiye. Ugiye gufata amafaranga ubuse ka miliyoni 50 urumva wazifata hita uvanga irisive. Yes, miliyoni 10 20 30 40 50 nta myaka ni iminsi mike uzabihamye mu rusengero. Reka nkubwire ko uhereye none ijambo ryitwa ngo kuvuga ngo twigisha abana dupfundikanya ngo turya dupfundikanya irara. Ugiye kurindwa akazi ukora uzagasoza neza nta byago ugiriyemo nta makuba nta muriro ugufashe nta muriro. Imana yabivuze irindi ijambo ryayo irindi jambo ryayo ibihe nibihe irindi jambo ryayo ibihe nibihe irinda nuwo yarivuzeho kugira ngo rizasohore. Ako gakorasi mukazabura kugira ngo uwo yaribwiye ngo rizasohore. irinda ijambo ryayo ibihe ryayo ibihe nibihe irinda nuwo yaribwiye kugira ngo rizasohore. Oh irindi jambo ryayo ibihe nibihe irindi jambo ryayo ibihe nibihe irinda nuwo yaribwiye kugira ngo rizasohore. Irindi jambo ryayo ibihe nibihe irindi jambo ryayo ibihe haleluya. Kuva mabwire kimwe nkundira Imana nuko irindi ijambo ryayo. Ongera umubwire ngo irindi ijambo ryayo. Mwebwe ntabwo mubizi impamvu uri muri Kigali nuko irinze ijambo ryayo. Mama mujye impamvu urimo nukuri nuko irinze ijambo. Imana yambwiye ngo uyu mwaka urawusozanya ibitwenge kandi Imana yambwiye ngo ku bana bawe igiye kwitamurura. Shakishe ukora ibyi
Imana yambwiye ngo mugiye guhaguruka mu gusura abarwayi kwa muganga. Imana irambwiye ngo igiye kubafungurira imigisha mutigeze mutekereza. Abantu mumva bashyigikiye icyo gikorwa ni bandi? Murahari? Muzabana nabo? Muriteguye? Imana yambwiye ngo igiye kubakoresha iby'ubutwari, kandi dore ibintu bajyaga bigorana ni ibintu byo kuvuga ngo byemerwe n'ubuyobozi. Bagiye guhita babemerera. Donc mugiye guhabwa ibyangombwa bibemerera kurenga ibitaro bimwe mukajya no mu bindi. Mwavuze Kibagabaga, Imana igiye kubajyana na CHK. Muzava na CHK mujye n'ahandi. Imana ibahaye ibitaro byose ngo mugende mugabura. Imana ikizakora, ntimuzabura ibiryo, ntimuzabura amafaranga, ntimuzabura ibyo kunywa, ntimuzabura kimwe cyose. Imana ibabereye support. Muriteguye? Mbwirwa ikintu, Imana ibahaye imodoka yo kujya mubitwaramo. Musubiremo. Irayibahaye. Irayibahaye imodoka, kandi ibahaye akamodoka keza k'akavigo. Apana hirigisi, mvuze vigo. Imodoka zigira amazina atandukanye, nimukitira imodoka ndizisa, nta nubwo ari zimwe. Abatazitunze mugira ngo imodoka zose ni imodoka. Hari izisura, hari izifinina, hari izikorora, hari izihebeba. Mvuze amazina yazo arakanyagwa, ariko harimo imodoka imwe ushobora gutunga ukazavanga iyi n'Imana yampaye imodoka, cyangwa se ukazicuzi. Hari n'uvuga ati Imana nyima imodoka zirya basunika ikatwara n'ayawe wakariye. Ntabwo muyizi madame? Ngiye gutunga imodoka muri iyi minsi. Hari imodoka Imana igiye kumpa, ariko azaba ari nini. Hari abantu ikikubwira ko mutankunda n'uburyo mbivuga, ayanyu mugakoma amashyi, ngewe mukavata. Kimwe kikwereka ko abakristo batagukunda, niyo uvuze ibyiza kuri wowe baraceceka. Wavuga ibyiza kuri bate ati twebwe rata, none ngewe nzapfire hano gutya gusa tu. Mwagize umutima mwiza ko. Okay, murakira nangi yanjye. Mutangire ubu mu kwezi kwa karindwi ibintu byanyu bizaba byamaze gucamo. Donc ibyo mutegura mubitegura ubu. Imana igiye kubashyigikira mu kwezi kwa karindwi. Mugiye kubona abadamu b'intwari bahagararana namwe. Mugiye kubona abagabo baza bavuga ati turabashyigikiye. Mugiye kubona amaboko, kuko Imana nihagurukije iki gikorwa. Muriteguye? Muri tayari? Mwateye haleluya nkavuva mwaba mama. Mwongere kandi mwizamure ntacyo bitwaye. Yari izamure ntacyo bitwaye. Imana ibaho umugisha, nimugende mwicarire. Imana ibagirire neza. Imana yambwiye ngo umwuka washakaga kugutwara abana uvuye mu rugo rwawe. Wereye none Imana irambwira ngo kongera kuryamisha abana mu bitaro no mu rugo birarangiye. Mbwirwa ikintu gikomeye. Imana irambwira ngo hari umudayimoni wazereraga iwawe, yajyaga ashaka kamaherezo uzabona wambuwe umwana. Imana irambwira ngo abana bawe irabashinganye, irabarinze, ibahagazeho, ihagaze ku rugo rwawe. Kandi Imana irambwira ngo nkubwire witegure iminsi mike, mugiye kugura ikibanza, muzahita mucyubaka, ugiye kuva mu bukode. Ese ujye usaba ka etaje kageretse? Uragakunda? Ubu mu mutima neza niko wadekoye agahabwe. Hari abantu bahise barakara. None se erega atayihawe ndi wayihabwa, iyimuhe cyangwa ntiyimuhe? Nkubwire ko umwaka utaha ibintu byawe bizaba byamaze kurema. Kandi uhereye none Imana irambwiye ngo uri gusaba ngo Mana wampaye akazi ukaburetse gutuma nongera kubyara, irabikwemereye. Ngo Mana ngo nukuri uburetse gutuma nongera kubyara ngo mpakazi. Nta mezi ugize alimentation ihenze mu mujyi wa Kigali. Shop nziza cyane, shop ifatika, aho uzaba ufitemo abakozi babiri. Uzajya wicara uvuge ngo iyi ni Imana yampaye iyi shop. Kuri kaburembo ku muhanda w'umukara, pana w'igitaka. Biremwe ryari none. Ngaho byakira ukubishaka, wakitera hejuru, watera haleluya, waryama,